Ndagusuhuje nkwifurije ibihe byiza wowe dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment. Nawe kandi ushobora kuba ari ubwa mbere ufunguye umurongo wa General Knowledge Entertainment, reka nguhe ikaze usabe gukora subscribe, hanyuma kandi ntunibagirwe gukora share kugira ngo n'abandi nabo babashe kunguka ubumenyi ukuye kuri General Knowledge Entertainment. Uyu munsi rero reka tujye mu buzima. Mu buzima turaza kureba ibimenyetso bishobora kukwereka niba Thyroid yawe idakora neza. Mbere na mbere reka tubanze turebe icyo Thyroid ari cyo. Thyroid ni agace gaherereye mu ijosi ry'umuntu hepfo gato y'ingoto, ni imvubura ikora imisemburo y'ingenzi yitabazwa mu mikorere y'umubiri ndetse no gukora neza k'ubwonko. Urabyumva neza ko ari urugingo rw'ingenzi ku mikorere y'umubiri wacu. Ibimenyetso rero biranga Thyroid idakora neza nubwo akenshi bidapfa kugaragara cyane, gusa igihe ubonye kimwe cyangwa se byinshi muri ibi bimenyetso tugiye kuvuga ni ngombwa kugana kwa muganga ukisuzumisha. Iyo ufite Thyroid ikora nabi bitera ibibazo byinshi ku buzima. Niyo mpamvu rero ugomba kwitondera ibi bimenyetso igihe uramutse ubibonye. Ushobora kubona kimwe muri byo cyangwa se ukabona byinshi muri byo. Ikimenyetso cya mbere ni impinduka ku mikorere y'amara. Guhorana ikibazo cyo kwituma bigoranye cyangwa se ibizwi nk'impatwe, constipation mu ndimi z'amahanga, bishobora kuba ikimenyetso cya Thyroid idakora neza. Imisemburo ikorwa n'iyi mvubura igira uruhare mu gutuma urwungano ngogozi rukora neza uko bikwiriye. Iyo rero iyi mvubura ikora cyane, hyperthyroidism, nabyo bishobora gutera ibindi bibazo, aho ushaka kwituma buri kanya, ariko ibi bikaba bitandukanye n'impiswi kuko umubiri uba ukora neza. Hari ukumagara uruhu. Iki ni ikimenyetso cya kabiri. Niba uruhu rwawe rwumagara cyane ukaba ubona rugenda rusatagurika, iki ni kimwe mu bimenyetso cy'uko Thyroid yawe ishobora kubikora gake, ibyo bita hypothyroidism mu ndimi z'amahanga. Guhinduka gutya k'uruhu biba byatewe n'uko umubiri ukora gake, imisemburo irekurwa n'izi mvubura yagabanutse cyane, maze uruhu rukumagara kubera kubura amazi. Kugabanuka cyane kw'imisemburo ikorwa na Thyroid bituma kandi n'inzara zigonda kandi zikanacikagurika. Ikindi kimenyetso bavuga ni ukubyimba mu ijosi. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Thyroid ifite ibibazo. Ibi ni ibizwi nk'indwara y'umwingo. Kubyimba mu ijosi, kuribwamo ndetse no guhinduka kw'ijwi ni bimwe mu bimenyetso byerekana iyi ndwara. Gusa indwara y'umwingo cyangwa se kubyimba mu ijosi ntibivuga ko hari ikibazo Thyroid yawe ifite, ahubwo byerekana ko hari ikibazo gitera ako gace kubyimbirwa, bikaba byatuma kiyongera mu bunini. Reka tugere ku kindi kimenyetso. Aha baravuga umunaniro udashira. Guhora wumva urushye no kumva nta gatege ni ibibazo biterwa n'impamvu nyinshi. Gusa imwe mu mpamvu nyamukuru ni ugukora gake kwa Thyroid, ibyo bita hypothyroidism. Niba ubyuka unaniwe kabone n'ubwo waba waryamye amasaha ahagije, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Thyroid yawe ikora gake cyane. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko Thyroid yawe idakora neza ni imihindagurikire mu biro byawe. Hari igihe ufata regime zose zishoboka ariko ukabona ibiro byawe bitagabanuka. Ibi nabyo bishobora guterwa na Thyroid ikora gake. Mu gihe imvubura zidakora uko bikwiye, bituma uburyo umubiri ukoresha imbaraga zawo bugabanuka cyane, bityo ukabona ibiro byawe bitagabanuka. Mu gihe rero Thyroid yawe ikora cyane, hyperthyroidism, nabyo bishobora gutuma utiyongera na garama n'imwe kabone n'ubwo warya cyane gute. Iyo izi mvubura zikora cyane bituma imikoreshereze y'imbaraga yihuta cyane mu mubiri, bityo umubiri ugakoresha ingufu cyane. Aha niho ufite iki kibazo atakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Ikindi kimenyetso ni imihindagurikire mu mihango. Thyroid ikora cyane cyangwa se ikora gake ishobora guhindura ukwezi gusanzwe kw'imihango. Aha turavuga ku bagore. Imihindagurikire rero mu mihango ibaho ahanini bitewe n'ikibazo ufite. Niba izi mvubura zikora cyane, hyperthyroidism, cyangwa se zikora gake, hypothyroidism. Abakobwa n'abagore bafite izikora gake, hypothyroidism, bashobora kugira imihango mike cyane ugereranije n'isanzwe, cyangwa se bakirenza amezi menshi batagiye umugongo cyangwa se batagiye mu mihango nk'uko bizwi na benshi. Mu gihe rero izi mvubura zikora cyane, bishobora gutera kugira imihango myinshi kurenza isanzwe, ukwezi kukaba guto cyangwa se ikaza kenshi mu bihe byegeranye. Uretse ibi bimenyetso tumaze kuvuga haruguru, hari n'ibindi ushobora kubona, harimo kuribwa mu ngingo no kugira cholesterol iri hejuru. Mu gihe rero ubonye kimwe muri ibi bimenyetso, ugirwa inama ko ugomba kugana kwa muganga kugira ngo bagufashe. Iyi ni General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi butandukanye. Komeza kubana natwe, Imana ikurinde.